wagira ngo kuva atangiye kunywa inzoga nibwo atangiye no kwigisha abantu kugira ngo batazinywa akabwiriza nyine bisanzwe ubuzima bukabusanzwe ntukanywa inzoga ntukice byo ni byose none yabivuga namure ngo se bimuntu umutwe aruzuye n'umusazi najya muri kwa mukatsi urabuza abantu kunywa inzoga uri kubeshya Imana ukabeshya abantu ari zubamo ibyo ngibyo amugore kandi ugira amagambo menshi ubuzana bivuga nabwari impano besha wowe wishuka imbere y'urebwa nk'uwambaye ubusa ko wambariye inkweto hejuru y'igisebe aho kugipfukisha gushyireho umuti. Hello family and friends, mumeze mute? Tubahaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Niba rwa mbere dusuye urisanga none wabo abantu. Niba usanzwe udukurikirana, tuguhaye ikaze kandi turabakunda cyane. Rero uyu munsi mana ko ufite morale nyinshi na courage zose. Nje kuba present umuntu mutari muzi. Mumurebe neza mumwitegereje mumenye. Agiye kubibwira. Yaje kudusura kuri channel yacu. Ndamuganiriza ndashaka kumva ibitekerezo bye ku nkuru ngiye kubabwira itangaje. Rero stay tuned. Ntugire ahantu ujya ntunyeganyege. Volume nizere ko volume ariyo none umuhora mumubwira ngo volume ni nke nayongereyemo. Namwe rero mumpe support mu nyumve. Reka duhe umushyitsi wacu ikaze. Tuguhaye ikaze kuri Muhoza Real Talk. Murakoze cyane. Ndahibwira abakunzi ba Muhoza Real Talk. Ndabibwira mu buryo bwinshi ariko tubyoroheje hamwe. Nitwa Deborah sister w'uyu muntu. Sanzwe numvire inyuma ya kamera ariko none nanjye naje imbere ya kamera. Murakoze cyane. Nizeye ko mwabyumvishije kandi murabibona ko uyu nguyu ni sister wanjye mukuru. Turakurikirana gutya. Nta n'undi muntu waciyemo hagati. Nuko rero noneho reka duhita tugenda ku nkuru ino munsi kugira ngo ntabarambire. Muka byarama inkuru ngiye kugusangiza nanjye nahawe isaba inama. Ari umuntu atanga inkuru agasanga ari nk'umuntu w'umukobwa mutoya nk'umusore ariko inkuru y'umukecuru wumva nyine babaje. Iyi ni inkuru y'umukecuru wifate telefone avuga ati ngiye burya nzabwire bamuhoza bangira inama kuko murabizi ko intego yacu nitwe tuvuga amazina y'abantu amadresse yabo twirinda ikintu gishobora gutuma umuntu aba expose kugira ngo uko yabishatse niko tubikora. Ubwo rero kubera iyo mpamvu ntabwo ndi kukubwira ngo uyu nindi ariko ndamubwira ko ari umukecuru. Uyu mukecuru yampamagaye ati Muhoza nagushisha mfite umugabo w'umupasiteri ati kandi ukuze ati twarabyaye abana bose turabashyingira nta mwana usigaye mu rugo. Muganje byatangiye ambwira ngo umuntu ari kumurya nk'inzoka se akadiyari nanjye kurangira ndakaje akaga ndihangana urumva ati umuntu ari kumurya ndamubwira ati rero se bigende bitetekanye gushaka umuti agarutse agakana vide by'inzoga icupa ry'inzoga ati bambwiye ko ibyo ari bunyize mu nda ari pasiteri ndavuga pasiteri uhabwo se uri buze mu iduka ryawe ati ntabyo iduka abo muntu wadangiye umuti n'uri impaye barambero bigaragara ko asanzwe azimwe ariko umugore atabizi. Ikibazo arangije ageze mu rugo ngo arakagotomera arakamara. Ndamubwira nti nizera ko nta n'umuntu wamenye ko ibintu byabayeho. Yego ati bukeye mu gitondo ngiye kubona mbona hanze ari icupa rimwe amacupa abiri. Umusaza ari kazizi urumva umusaza bukeye irindi cupa bigeze aho ngaho noneho akajya afata yicaye nko mu nzu yatuma agafanta agatereka agafanta imbere y'inzu munsi harimo igicupa cy'inzoga ntajye mu kabari ntagende akabinywera mu nzu atari ko sinizera ko naho atajyayo kuko se azigurira ko asohoka yagaruka najya kugera mu rugo ndi mu tuntu turimo twanjye nkabona icupa ryafunguwe. Atuvuga ko cyumwe yaje gusenga mu rusengero wagira ngo kuva atangiye kunywa inzoga nibwo atangiye no kwigisha abantu kugira ngo batazinywa akabwiriza nyine bisanzwe ubuzima bukabusanzwe ntukanywa inzoga ntukice byo ni byose none yabivuga namure ngo se bimuntu umutwe aruzuye n'umusazi najya muri kwa mukatsi urabuza abantu kunywa inzoga uri kubeshya Imana ukabeshya abantu ari zubamo. Ibyo ngibyo amugore kandi ugira amagambo menshi ubuzana bivuga bitangira kuba beef none ikibazo. Ati njye ndamwihanganira ndigisha ati ubu ngubu yababikazi
aranywa akanywa kandi yarangiza kandi ngo umupasiteri mukuru nicyo cyambabaje ati nta mupasiteri mutuba wenda abashumba baraza kutubwira nta mushumba mutubaho ariko urumva niba abagabo bakuru se niba ari umusaza urumva n'umushumba n'umushumba watangiye umurimo kera washingiye ingo nyinshi ufite ibintu wakoze n'abana be niba ari umugabo umaze gushingira abana be urumva arakuze noneho ukibaza ukuntu zizasohoka hanze story pasiteri runaka ari kubwiriza ufite urusengero kandi umugore ntiyivamo ngo bari buvuge umugabo we ngo ati singivu ati nandi kwibaza ese njye kubwira abandi bashumba ko umugabo ngo bamwigishe gishumba ati ngo bazamuhagarika nuko yavuze ati ndabona ari kwitera icumu umuntu bazagenda babivuge bisohoke abana banje mukuru naramwigira naramubwiye umwana wanjye mukuru azaganirize se niyumva sindabwira abandi bari umunabi uzi ikibazo afite ikibazo cy'uko azaseba noneho kuko hari igihe azazinywa kubera ko ntabwo ushobora kubesha Imana ibihe byose azazinywa yisange noneho babana ahagarara imbere ababeshya ngo ntibazinywe bamubone cyangwa se umunsi umwe azajya mu kabari bamugweho iki kibazo twagize umukecuru ati none ko mwatanze inama nyinshi muratanga iyihe ati kubera impamvu nyambaza ibi ngibi kandi nanjye ndanabikunda hari igihe njye nta n'inama namuha pe y'umuntu w'inzoga kuko ntabwo nzinywa sibyo nta nubwo mfite umuntu wazinyoye wenda wanjye direct ngo numve ukuntu narwana n'icyo kintu ariko hari abantu ushobora kuba hari n'uwuzi ashobora kuba hari n'undi nawe hari uwuzi ashobora kuba hari n'umuntu wavuga ati genda ubwire umuntu abigenza wenda agakira niyo mpamvu rero babitambutsa kuko izina rye bitaba ririmo ntabwo bimubangamira kubivuga iwe areba noneho inama yatanzwe akabariza kurikiza akuramo inzima yego pe none uyu mubyeyi iyo kabyara umukecuru utamerewe neza muri bino bihe yarambwiye ati maze ibyumweru batajya gusenga kwanga kumubona imbere kuri rutari atari ko nakwanga kugenda abakristo bakamagara ati kutaje bakaza mu rugo kunsura bavuye gusenga bazasanga ari kumwe ati none ngo atumwe kabyaramwe ibi ngibi nzabikizwa neza intambara umukecuru afite noneho ubwo azagenda atinya igihe cyose yikange ko abantu bari bubimenye no mu rugo rwagiye gutangira kwemera abashyitsi kose noneho habeho n'intambara hagati we n'umugabo urumva ntibanavugana neza nanone kubera icyo kintu umugore aramugaya n'umugabo akamusuzugura kubera ko arabimubuza ariko ntakagezo uyu mugabo ashobora kuba ashaka no kubireka ariko bikanga kubera agatima nyine kandi umugore ashobora kuba yaranabimenye bigeze kure kuko ntago ubusa izo nzoka yarwaye izo nzoka yarwaye zamuteye usanga yarasanzwe atarabizi kandi rero icyaha cy'inzoga ni nk'ubukubaganya kigukurura mu bindi byaha nicyo kibazo urumva asigaye amubwira nabi kandi ngo bari babanye neza arasanzwe atongana ate se ubu ngiye kuba mu rugo rw'intonganya nshaje ibaze ari kurera abuzukuru noneho kuvuga ngo umuntu w'umusaza gusa reka tubarekere mwebwe muze kutubwira inama twebwe nkatwe turi kubona ahangaha nta nama dufite gusa umukecuru abe yisengera Imana yorohe atuza se nkaho nta kintu ari kureba kuko n'ubundi nakomeza kwishyiramo pressure nibwo azarwara n'indwara nyinshi zitandukanye usange n'ubuzima bwe bugiye mu kaga ko kurwara kandi atari nawe uzima nabanza mureke Imana yonyine niyireba mu mutima izakiza uno mugabo niko numva nabivuga rero inama nziza ariko asenge cyane narangiza yiha amahoro uye kwiteza n'ibindi birwara kandi umugabo atari nawe umwe narangiza ikindi ngiye inama namugira n'ubwo se ko Imana itazamubaza ngo yanyweye inzoga umukecuru w'abandi zabazwa nyirazo agende areke stress kuko arababaye afite stress nyinshi afite stress pe ati mwana we senyura uko nshaje ibaza ariko yewe Satani yatereye henshi kumva ibyo rwego bimeze biti ibyo ntabwo bibabaje biragoye ko anyways murabizi ko inkuru zacu ziba ari ngufi kandi ariko zigana kuri point icyo nzi cyo kandi ntashidikanyaho niba uri umuntu w'umugabo nawe unywa inzoga wihishe ngewe nkunda umuntu unywa inzoga ku mugaragaro ntabwo ntimukihishe niba uyinyweye ibintu byo guforoda buriya biri n'ubuturage my friend niba unywa ahantu uhagaze ese ariko ari iyanjye niguriye amafaranga yanjye ndayihisha kubera iki niba uyinywa kandi buri muntu unywa inzoga ku mugaragaro arakira kurusha abandi bihishe abantu bose baba bamuzi baramwakira kandi kweri ni icyaha yego ariko uri kunywa urese umwerekanye niba nta ntambara y'ibintu kandi hano umuntu ariko none ibibazo ni ukugenda uri muri hishahisha kandi urangiza ukagaragaza izindi mbuto hanze zitandukanye n'uriwe ibyo ngibyo ntibize kubangamira umuntu wemera ko inzoga atari icyaha ibyo ngibyo biratandukanye turi kuvuga ku muntu ariko twanze umuntu wishahisha uko umuntu w'umukatolika yemerewe kunywa gake hari n'andi madini abemerera kunywa kandi gake ibyo ngibyo nta judgment irimo
icyo tuba turajajinga ni ibyo umuntu yemera yarangiza agashaka kugaragaza indi shusho hanze ariko wowe wanyawe atari wowe. Ibyo bintu ni bibi, ni nabyo byisha abantu. N'ingo nyinshi reba ziri gusenyuka n'abantu bafite intambara nyinshi, ibyo byose nuko umuntu agaragaza uwo atari we hanze. Hanze akerekana yuko ari mwiza ariko indani ari mubi. Mbese nk'uyu musaza ko kuri kunywa inzoga ashaje atarazigeza azinywa, abana be yarabatoje neza akabakuza batazinywa, none we azigiye amate. None arangiza akajya imbere kiri kunda akadasukwa nk'inzoga, kandi kiri kunda akadashyira no kurajya imbere ngo ntukanywe inzoga kuri rutazi, ntukanywe inzoga kandi uzinywa uvuyeyo uri buziza ahubwo. Zandi bakaranyuza barimbaga ngo bari bavuga ngo abantu bagiye gusenyura ngo ugire uti nukuza umumama yandi bakaranyuze ngenda nayibagiwe ko nzanayimutura nkumva impamvu ituma nkwiyama yayindi. Ariko bagisiranye ngo urahasenyuye ahantu hose ugeze hose ngo uraca ibiti yewe muzehe. Kandi nyamara mva ngusetse ikintu gitangaje, uzi ko rege tubivuga gutya n'inkuru nubwo muri guseka izi n'inyigisho zikomeye, uzi ko rege tuyitanga gutya uyu musaza akagwa kuri no link akayumva kuko sinamenye ko nukuri sinamuvuze ntago isirageze mvuga izina rye naho umukecuru w'abandi aramutse none se aramenya ko nose abasaza b'inzoga ku isi si benshi we ntarimo arikeka, ariko nuramuka biketse njye nkunda rero biketse. Iyo biketse ibyo nkunda utugenda umve ko niba unywa inzoga anamuze uvuge ngo ngenda zinywa byakirwa nibyo pastor uvuga uti ngiye kwigenda muri rusengero rw'imena inzoga. None niba uzi ko icyo nzi cyo Imana igira neza wawe no link ikuye kuri no musaza agahita kiratero c'ahandi. Imana inagukize pe ukutangirana neza ukabisoza nabi ntangaricyo. Gusa intego numva twanakuramo nanone ni abantu abari bo bose ntawe n'umusaza abe umuntu wari wo wese ukora ibintu agahisha, mbese ibintu byo guforoda niba ariko babyita guhishahisha indwara ikurimo. Waba umeze nka Namani wambaraga imyenda akajya mu bantu ari umusirikare ariko indani afite ibibembe. Ibyo bintu ni bibi, garagaza uwo uri we mu bantu, abantu bakumenya, ureke kugenda uhishahisha utuntu kandi uzi ko ufite ingeso yo kunywa itabi urugero, ufite ingeso yo kunywa inzoga n'ibindi binda bibi, warangiza ntugaragaza uwo uri we ukihisha mu maso y'abantu yuko uri muzima kandi utari muzima. Icyiza ni uko wagaragaza indwara yawe ukayivura kandi n'umuntu akakumenya muri kariyeri yawe yuko itabi iyo rigezeho buryo udashobora gucaho. Noneho umuntu akubaha avuga ati uriya muntu ajya mu itabi n'uyu ngo akundeje uyu ngo ibyo by'akajipo ntabwo byari ngombwa, ibintu bivuga mu izina urumva ati uyu nguyu yageze ku ijipo ajya nayanura burya akamenya nyirayo. Kubera ukuntu yumva yifana bamenye uwo uri we, bakumenye bamenye ngo uyu muntu umwuga we ni uyu nguyu, urumva. Ariko kubeshya mu rusengero niwo wasimbutse imbere kuruta abandi, ariko inyota nibije ugahita unasohoka pasiteri akiri kubwiriza ugahita ubanza ukajya kwirebera akajipo hariya. Ibyo bintu ntabwo bigezweho. Reka tubaririmbire dusoza. Ngaho ririmba cyekore bakarimo kajyanye n'iki kiganiro. Ngaririmba akazi kakandi wa muntu turirimbiraga kera mu rusengero. Bwari imbandu besha ni wowe wishuka imbere y'urebwa wambaye ubusa ko wambariye inkweto hejuru y'igisebe aho kugipfukisha gushyire umuti. Mwakoze mugire ubuzima bwiza.